Ubwoko bw'Imana mukomeze mugirire byiza, Uwiteka abafashe muri byose kandi abereke mu maso he mu izina rya Yesu. Twongeye kugaruka muri gahunda yo kwigana ibyigisho byo ku isabato. Buriya buri munsi umuntu akwiriye kwihugura mu ijambo ry'Imana, niho tuvana ibyo kurya, niho tuvana imbaraga, niho tuvana amazi y'ubugingo, niho tubasha kubonera umwami wacu Yesu Kristo, umwami wabambwe kugira ngo tubamburwe, umwami wapfuye kugira ngo tuzawuruzukire ubugingo buhoraho. Izina rye rihabwe icyubahiro. Nk'uko muzi rero kino gihembwe cyose kivuga ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Twasanze ari igitabo cyiza kuko twabonyemo byinshi cyane, abitwereka inzira nziza dukwiriye kunyuramo, binatwereka kwizera kwa Yosuwa, kwizera ko abandi bantu nabo bari muri icyo gitabo, aho twabonye yuko nk'uko bagiye bakomeza ariko natwe dukwiriye gukomeza. Ku munsi w'ejo twabonye uburyo bari bafite kwizera gukomeye cyane, uburyo kugira ngo bagere mu gihugu maze ngo batangire kurwana, ahubwo bakigezemo maze babanza gukora iby'isezerano ry'Imana ryababwiraga. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kuri uno munsi naho tugiye gukomeza tureba ibya Pasika. Turasoma muri Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 10. Reka tuhasome dusenge ubundi dukomeze n'icyo cyacu. Yosuwa 5 umurongo wa 10 handitswe ngo, nuko Abisirayeli babamba amahema i Gilugali, baziriza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'i Yeriko. Tubashye Imana dusenge. Data twese uri mu ijuru, urakoze cyane kuko aya mahirwe duhaye yo kurebera ku rugero rw'Abisirayeli, yo kurebera ku rugero rwa Yosuwa, umuyobozi uyoboye ubwoko bwawe n'imbaraga hamwe n'ubushobozi. Reka Mwuka wawe adusobanurire kandi twereke ko dukwiriye kwitwara muri ino minsi, maze amaherezo tuyobore, uzatugeze iwawe mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi kibi gisa nacyo utwereke urukundo rwawe kandi imbaraga yawe yera itubemo. Yesu twibidera ubuntu kandi kwizera bose mu izina rya Yesu. Muri iki cyigisho rero cyo ku munsi wa kabiri cyitwa Pasika, nk'uko babidusomeye muri Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 10, hano batubwira ibigendanye na Pasika. Igikorwa cya kabiri cy'ingenzi cyabanjirije kwigarurira igihugu ni ukwizihiza Pasika. Nk'uko twabonye igikorwa cya mbere cyabanjirije kwigarurira igihugu, abagabo cyangwa se abagabo bo muri Israheli babanje kugenza gute? Gukebwa. Rero igikorwa cya kabiri cyagombaga gukurikira ni ukwizihiza Pasika. Iki gikorwa kibaho mu mugoroba wo ku munsi wa 14 w'ukwezi, hakurikijwe mu buryo bwitondewe amabwiriza yatanzwe n'Imana. Ubusobanuro burengurira ku kindi kintu ubwo kwizihiriza Pasika bushimangirwa mu buryo bwihariye. Ibyabaye mu gitabo cya Yosuwa ni ishusho y'ibyabaye mu gitabo cyo Kuva. Pasika yibutsa ijoro ryo mu cyago cya 10 biboneka mu Kuva igice cya 12, ubwo marayika w'Uwiteka yicaga abana bose b'imfura muri Egiputa, ab'Abisiraheli ntagire icyo abatwara. Icyo gikorwa cyakurikiwe no kuva muri Egiputa kw'Abisiraheli, kwambuka inyanja itukura n'urugendo rwo mu butayu. Nk'uko twabisomye mu gitabo cyo Kuva, twabonye yuko Abisiraheli igihe bari muri Egiputa, icyago cya 10 igihe cyazaga, marayika nk'uko babitubwiye ajya guca muri Egiputa, abana b'Abisiraheli ntacyo yigeze abatwara, ariko abana b'Abanyegiputa bagenje gute? Barapfuye. Gusa icyatumye n'Abisiraheli babaho ni uko bakurikije amategeko Imana yari yagenje gute? Yari yabategetse. Rero Pasika nicyo cyagombaga kuba ikindi kintu bagombaga gushyira imbere, kuko nayo yari ifite icyo isobanuye cyane kuri bo. Ibihabanye n'ibyo, inkuru y'igisekuruza cya kabiri itangirira hehe? Mu butayu, igakomereza mu kwambuka Yorodani. Ikubiyemo ibyo gukebwa no kuziriza Pasika, maze ikatugeza ku gihe gikomeye ubwo ukundi gutabarwa kw'Abisiraheli mu buryo bw'igitangaza kwari gutegerejwe igihe abanzi b'Abisiraheli bayirwanyaga, ari bo baturage b'i Kanani. Hamwe n'ibikorwa byose byari byabanje kwizihiza Pasika byagaragazaga itangiriro y'igihe gishya mu mateka ya Isiraheli. Batubwiye yuko kwizihiza Pasika yari nk'intangiriro nshya bari bagenje gute? Bari batangiye. Nanone kandi
binyuze mu kimenyetso cy'umwana w'intama w'igitambo. Umunsi mukuru wa Pasika werekanaga ugucungurwa kw'Abisiraheli kwari kwarabayeho bava mu bubata bwa Egiputa, ariko nanone yerekanaga ugusohozwa kwayo mu yashushanyaga ari we mwana w'intama w'Imana uwaducunguye akadukura mu bubata bw'icyaha. Mu gihe cy'ifunguro ry'umwami, mbere y'uko yitanga ubwe nk'igitambo kidasubirwaho, Yesu yahinduye Pasika urwibutso rw'urupfu rwe. Nk'uko tubizi, kera batambaga umwana w'intama, ariko Kristo we yaraje atubera adukuriraho ibyaha byacu byose. Niyo mpamvu rero batubwira ngo mu gihe cy'ifunguro ry'umwami, mbere y'uko yitanga ubwe